Ubungu uko bwuragiye. Mwana rega nakazi. Ese basi uzagaruka. Yego mwana. Umura. Rega wongiye ntago nzatindayo. None se ubwo uzagaruka ryari? Mwana nzamare icyumweru kimwe. Harya muri biriya wigarya ngo wigangu uvye nyine iki ujye ukora biriya bijyanye nyine n'amapoeme. Okay bon aho ngiye rero nzakuzanira ka laptop kazajya kugufasha byandika n'ukuri mwana erega ndagukunda rugo cyari karo ngende dore ndimo ndabona banampamagara cyane reka nyeruke ngende ariko humwe sibyo Karina na mama wanyu azabitaho. Ese papa Kariza rero wenyine wita ngiye uzanzanira iki? Oya nawe ntabwo nakwibagiwe. Nawe nzakuzanira ka smartphone kuko urundi iyo ntashye mu gukoresha yanjye kuko ndi yawe yamenetse. Ntugire impungenge rwose. Nzakuzanira iPhone 6s. Ntihagije se? Ubwo rero abantu ugomba kuba kuzafata neza nkuko byari bisanzwe. Nawe urabizi rwose nta kibazo. Wenda bizi n'undi abantu nabakunda none se oya se wowe ntubizi koko. Abanje nawe rwose nta kibazo. Wenda kwizeye. Oya tugenda ahubwo indege itaragenda. Reka nyaruke nyama. Akasundi umuntu atumye aheze n'ibido yajyanye se nabimenye. Yasundi bamagaye gukora amariri. Adutunguye byinshi cyane. Murakoze Imana igomba. Kameka ibiceri 200 nibyo byonyine nakoreye nari nguze mirindazi navuka ngo tubigabane mite nsubirayo 200 yonyine nakonde nyine Ariko ye umukobwa izi saha araryama wigangaje rero ngo ntujya gufura irasi imyenda igutegereje hanze si imyenda igutegereje hanze ndavuze ngo byuka nawe ujye gufura gira vuba akose mama urabona koko nturwaye urarwaye se urarwaye ibyo ngibyo ngiye nabisezeranya nawe nkinjira muri uru rugo so kujya gufurira imyenda gira vuba basi ndabifura mu kanya byo ntabwo bindeba niba urwaye birakureba mama akugira ngo Kameka najye gufurira imyenda arwaye basi reka njye kuyifura mbone kujya gupagasa ibyo ni ibiki muri kumbwira ubundi kuva so yava muri uru rugo navuze ko nta mukozi ugomba gukandagira muri uru rugo imirimo yose yo muri uru rugo mugomba kuyikora musohoke hanze vuba hanze ndavuze ngo sohoka hanze ujya kuyifura niba uzi kuri bukorere mushiki wawe ugenda ujye kuyikora sone nawe rero ngo urirwaje
bibwire Fabiyani. Kayita bite sha mwana wa niko nuko wabaye se niko ari ese mushiki wawe niko Kayita uwo ninde muri kumwe? Mama, iyi ni onkere wacu wo mu cyaro. Onkere wanyu wo mu cyaro? Ubundi se ibi ni ibiki abazaniye? ni igitoki Ubu warebye usanga muri urugo nta biryo bibamo. none se ko nejeje igitoki ngombaga guha abana banjye uragira ngo bagende bite ko abagabo mu cyaro nta roho mugira koko. Urapakiye ibitoki bitatu rero nibyo uzanye hano i Kigali ngo uzaniye urugo rwa ngaho nyereka uwo mwana arembeye dore aho ngaho. Kariza we uraho neza mwana kose aba bana koko Kayita karame sha ngenda hano mwana sha ko niko mushiki wawe ko yarwaye ntumbwire Twarabuze telefone nkeguri ndabona bari matitira byuka ko kamika uranyiruka nge Fabiyane w'Ikabgayi kamika kamika uranyibutse neza ni nge Fabiyane w'Ikabgayi uwafashwe ryari se harya wa mugabo we ngo witwa nde? Fabiyane. Umva Fabiya, igihe mwaganiriye kirahagije ngende umva narambiwe. Nifite abakitse urumva neza? Oya, njya aka kavuyo kari muri iyi nzu ntanagahaze. Nagahaze rwose. Mbabarira uhaguruka ugende. Inzira yakuzanye ntuyizi? Oya onkre rwose ntabwo. Kamikazi. Mwana wa. Kamikazi. Mubwiye ngo muze munyerekeze bana we. Onkere tora nudusigaye uko nuramuka ugiye ntago nzobona ukuntu mvuza mushiki wanjye. Rwose tubabarire. Kayita kamika muhumure ngiye kujya mu